team. Got out of your way, sorry. Just gonna walk with you down the carpet. Yesterday, great to see you, Diamond. Update: amafaranga The Ben ari gusabwa kugira ngo Diamond Platinum azamurike mu gitaramo cye akomeje kwiyongera. Ni nyuma yuko Diamond Platinum yasabye The Ben indege yihariye zizwi nka private jet kugira ngo azabashe gutaramana nawe mu gitaramo cyo kumurika album ye amaze imyaka 5 ateguza abafana be n'abakunzi b'umuziki muri rusange. Amakuru atangwa n'urubuga rwa Rwandair agaragaza ko iyo ukoresheje private jet uvuye mu mujyi wa Dar es Salaam muri Tanzania ukoresha isaha imwe n'iminota 51. Diamond Platinum afite gahunda yo kumara iminsi 2 i Kigali. Ushingiye kuri gahunda yo kwishyura kugira ngo uparike private jet ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Kanombe bisaba kwishyura hagati y'amadolari 3500 n'amadolari 18,000 mu manyarwanda, ni hagati ya miliyoni 4 n'amafaranga 878 na hagati ya amafaranga na miliyoni 25 n'amafaranga 91,000 by'amanyarwanda. Ayo mafaranga yose akishyurwa mu gihe cy'isaha imwe. Amakuru ahari aravuga ko impamvu yatumye Diamond Platinum asaba private jet The Ben ahanini bitewe nuko afite ibindi bitaramo azaba arimo ahantu hagiye hatandukanye, bityo akeneye indege izamwihutisha kugira ngo azabashe guhita agera mu mujyi wa Kigali byihuse. Ku munsi w'ejo The Ben yatangaje ko azakora igishoboka cyose kugira ngo buri muhanzi wese bakoranye indirimbo bitandukanye azaba aboneka mu gitaramo cyiwe cyo kumurika album ye kizaba ku ya mbere Mutarama mwaka wa 2025. Bamwe mu bahanzi bamaze kuba bamenyekana bazataramana nawe hari Riderman, Tom Close, Kevin Kade, Element n'umuraperi Kivumbi bagiye gukorana indirimbo yitwa Maneme irasohoka mu iki cyumweru, ndetse The Ben yamaze gutangaza ko iyo ndirimbo uko bigenda kose igomba kuba uyu mwaka. The Ben kandi yatangaje ko igitaramo cye kizanarangwa n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye birimo n'ibishimangira umuco w'u Rwanda. Ati tujya tubibona kenshi aho abahanzi bahuza ibigezweho ndetse n'umuco w'u Rwanda muri rusange. Yavuze ko azataramana kandi n'itorero Inyamibwa n'itorero Ishyaka ry'Intoreza n'abandi bagiye batandukanye. Yedi Mideli, kora subscribe kuri Mideli TV Rwanda tujye tubana mu makuru menshi agiye atandukanye by'umwihariko avuga ku myidagaduro.